Muri leta ya Dakota y'Epfo hano muri leta zunze ubumwe za Amerika haravugwa abantu hafi 600 bo mu ruganda rutunganya inyama banduye virusi ya corona. Urwo ruganda rusanzwe rukoramo abimukira benshi baturuka ku mugabane wa Afurika harimo n'u Rwanda. Kizito Rutikanga ni umwe mu banyarwanda bakora muri urwo ruganda. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema yemeje ko hari abanyarwanda 3 bakoranaga nawe bari mu banduye virusi ya corona. Tangiye kwa benshi kurwara njyewe ndi muri vacation nari ndi mu rugo ariko n'imibare irakiyongera urebye ni company yakoragamo abenshi ba immigrant. Muri rusange urwo ruganda rukoramo nk'abantu bangana gute? Ubundi uruganda rukoramo 3,200. Waruvuze ko ari uruganda hanini rukoramo abimukira benshi, haba hari abanyarwanda cyangwa se abandi banyafrika bakora muri urwo ruganda? Rukoramo abantu benshi nko muri Afrika hakoramo South Sudan, gakoramo Eritrea, gakoramo Ethiopia, Congo, Liberia. Abanyarwanda ni bake bonje nabashe kumenya nanjye nishyizemo turi bane niba atari 5. Hanyuma se muri abo banyarwanda bakora muri urwo ruganda hari abamenyekanye ko banduye virusi ya corona? Yego narabamenye, harimo gusa ntabwo twari turanye hafi nabo ariko naramenye ko harimo 3 muri abo ngabo 4 cyangwa 5 nabo bagize icyo kibazo. Waruvuze ko iyo ndwara yaduka wowe wari wafashe akaruhuko, nyuma y'uko akaruhuko kawe karangiye ese washoboye gusubira gukora? Ntabwo nasubiyeyo kuko state yasitegeka ko company ifunga then bakabasha gukora ibyo bashaka, then ngeregeye vacation yari yarangiye nabwo company yesi itanga off ko abantu baguma mu rugo. Ibyo ari byo byose ni ahantu wakoze, ese nta mpungenge ufite z'uko nawe ushobora kuba waranduye cyangwa se waba waripimishije kugira ngo umenye niba utaranduye iyo virusi ya corona? Njyewe ntabwo nigeze ngira ikintu na kimwe kigaragaza ko n'abanyirwaye ariko muri iki cyumweru nasabye appointment kugira ngo making sure ko nta kibazo mfite. Ubu appointment ejo kuzakureba ariko nta kintu na kimwe ndagaragaza ku rwanjye ko abanyirwaye cyangwa n'indi. Hanyuma iyo leta yanyu ya Dakota y'Epfo ni zimwe muri leta kugeza ubu ngubu zitarafata ibyemezo umuntu yavuga ko bikaze mu bijyanye no kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Ese mwebwe nk'abaturage mutuye aho ngaho nyuma yo kumva makuru yadutse muri urwo ruganda rwanyu hari impungenge bibatera? Biradutera, gusa urebye nk'ikintu abantu baracyagenda, ibintu bifunze ni banke, ni restaurant, nabwo restaurant no kugura ukajyana ntabwo wicaramo, ariko abaturage bo baracyagenda barabimenye rero bifata nk'ibisanzwe, ntabwo biraba nk'uko quarantine ngo bicare. Kuri mwebwe noneho mubona ko ibintu bikwiye kuba bikorwa ukundi ariko ntibikorwe uko, icyo gihe mwebwe mubyakira gute? Bibatera impungenge? Twebwe icyo twagize twafashe icyemezo, nkanjye ku giti cyanjye nafashe icyemezo cyo gustoka ibyo byatuma njya hanze mbishyira mu rugo, then hitamo kwicara mu rugo rero. Uvuze ko kuva uvuye mu kiruhuko ntabwo wigeze usubira ku kazi kuko uruganda rwabaye ruhagaritswe by'agateganyo. Ese hari icyo uruganda rwabamariye muri iki gihe mutarimo gukora? Yego, ubundi iyo utangira muri urwo ruganda hari amasezerano mujyana na company ko mu gihe company ikibazo kiturutse kuri company kidaturutse kuri wowe ko bagomba kujya baguhemba amasaha 40 buri cyumweru. Iki cyumweru turimo iki ngiki nicyo batangiye kuduhemba twicaye mu rugo. Abo banyarwanda wavuze ko bagize ibyago bakandura, ese muravugana bameze bate? Babiri tumaze kuvugana, babambwiye ko bakize kuko barakize, izo bameze neza. Kizito Rutikanga, umunyarwanda utuye muri leta ya Dakota y'Epfo, nagira ngo ngushimire cyane kuri aya makuru ahaye radiyo Ijwi ry'Amerika ukanayasangiza abumva Ijwi ry'Amerika.